bitangire kumanuka gutya barayirasa shoferi babamurasha ukuboko yamakingura yita hanze imodoka yamiguma iragenda neza ibahagarara mu maso ta shoferi urumva abandi kugira ngo basimbuke birabagora iyo agira ubundi yaba nk'umusirikare yari kwihuta akabacamo cyangwa se agahagarara ikiri kure abasimba bagasimba iwe yavuyemo wenyine urumva nimba yari locked abandi baraguma baragenda bama bagera mu maso umuntu yagira ngo aravamo bagakubita wogira ngo avemo bagakubita twaje kuhagera uburyo hagize abarokoka n'ingitangaza n'ubundi harimo abantu 11 batanu barapfa batanu barakomereka havuyemo umuntu mutagezweho n'urusasu tumva ko bari babamaze habe n'abandi harimo nk'abagore bamwe barashe akamajyama mu muhanda bakaza bakazamunyuraho bakagira ngo yapfuye ariko nawe ari amayeri yagize nyine kugira ngo bataguma kumurasa bamwita intombi bakaba barokotse gutyo ubwo amasasa aravuze murasimbutse imodoka tuyivuyemo turirutse turagiye dutangiye kurasa hajya nyine twumva bakomera baragenda nyine mu mashamba binjira igihuru barahunga ni gasikaga inyuma y'ikasika neza twari tutaragira kasika neza hagiye nk'amasaha ngahe kugira ngo tugereza kasika hari hakiri inyuma nuko tuwashike dusanga abantu babarashe babamaze atangu bari bamutobaguye amasasu menshi aho miso niwe bamye bamutobagura twasanze baza mwasanze mutaravamo yarataravamo umwuka ariko ari ibice ikare bamurashe cyane bamurashe amasasu atari munsi nka 20 ikare niwe bahise bamurasira aho ngaho mu modoka kiri mu modoka niwe barasiye mu modoka ntiyigeza yivamo miso niwe yarasohotse nyine twasanze bamurasiye hanze ni nkaho bamurasha hasimbuka ariko bari bafite n'imbunda sawa ubwo bene imbunda nini za pistol ntayo bari bafite n'abari abasoda bato bari kumwe indani bose ntabafite imbunda nini abasoda bato bari kumwe n'umwe w'umunyarwanda wari wesikotinze sebuje nawe yararashwe bene aha mu gituza gutya uwo shebuja niwe wavuyemo atarashwe uwo yarakomeretse uwo munsi watiwe cyangwa yarapfuye yarakomeretse yavuriwe i Bukavu mu bitaro tugeze i Bukavu ariko nyine bari bamurashe bene ku mutima kujya umuntu warashwe bene ku mutima ntigwinjiye ariko kazananirwa guhumeka kuko bene umuntu azahumeka akazahaguma akagira yarameze nabi ariko rutinjiye tubaye ikaze inshuti mudukurikiye kuri Menya Amateka kuko mubimenyera ni kuri rwa rubuga mukunda muri benshi mukunda gusanga ibiganiro bitandukanye bikunze kuba ibiganiro bivuga ku mateka nubwo rimwe na rimwe tunyuzamo tukavuga n'ibindi uyu munsi rero tubazana ikiganiro kivuga ku mateka n'amateka tugiye kugezwaho n'umutumirwa mubona muri studio zacu agiye kutwibwira hanyuma turaza tumubwire insanganyamatsiko y'ikiganiro tugiye kuganira ikaze muvandimwe hanyuma mbere yuko twinjira mu kiganiro nyirizina urabanza wibwire abadukurikiye. Murakoze cyane nitwa Ngirimana Muganwa Daniel iwacu ni Minembwe ku Kabingo ndi umunyabyinshi w'abakabo wo kwa Muganwa niwe sobukuru. Urakoze cyane ngira ngo wivuze neza nk'imfura nk'abanyamurenge mwamwumvise iwabo ni ku Kabingo kwa Muganwa. Ngira ngo abantu batari bakeya barakumenye kandi n'abatari bakuzi wenda barumvira hangaha. Rero icyo tugiye kuganira na amateka mwanyuzemo, amateka ababaje cyane ibyababaye mu 1998
igihe muri Kongo habaga ubwicanyi bwibasiye abanyamurenge n'abandi batutsi mu bice bitandukanye mu ntara zitandukanye za Kongo. Ngira ngo nimba ntibeshe nawe uri umurescape wacitse kuri iryo cumu kuko abo mwari muri kumwe benshi barishwe. Ayo mateka niyo tugiye kuganira, ariko mbere yuko ugera kuri ayo mateka urabanza usubira inyuma tubwire uko mwakoze nyine mbere yuko mwinjira hariya, nushaka kurahera nk'inyuma cyane 1996 ko nibwo iriya ntambara yatangiye yahiritse mu butu. Ntibyatinze nyuma y'imyaka nk'umwe cyangwa ibiri mba ntibeshe hahise haba buriya bwicanyi bwibasiye abanyamurenge bari hirya no hino muri Kongo. Wahera aho ngaho hanyuma ugahita ukomeza, ariko uraza gutinda byakindu cyane nubwo n'ahandi naho ushobora kuhatinda. Ikaze rero ijambo ni ryawe. Okay, murakoze cyane kuko wari ubivuze 1996 abasirikare barambutse b'abanyamurenge benshi bari baba mu Rwanda, bari baragiye muri FPR, bambutse muri Kongo cyane cyane muri Sud Kivu. Presque benshi bambutse muri Sud Kivu. Muri Sud Kivu nibwo bakoze training, bageze mu Muzinda, twebwe aho niho twagiriyemo igihe bageze mu Muzinda. Bamaremu Nicola bakora meeting, basaba abantu ko binjira mu gisirikare, bababwira intego yose uko bagiye kurwana intambara muri Kongo. Icyo gihe nicyo gihe twe twahise twinjira muri training yari iri mu Muzinda. Muri mwaka 1996 twarapasinze tukorera hatandukanye iriya ruguru. Bibaye mu kwezi kwa mbere 1997 iyo ko iramanuka yari yatwahigwa, niwe wari uyiyoboye. Niyo ko mbese niyo kompanyi yari iyoboye ingabo zose zari mu Minembwe, Mibunda ndetse no mu cyo hagati kugeza no mu karere ka Bijombo. Yes. Turamanuka ni Ibaraka twahamaze iminsi tarenze icyumweru. Yego. Sinibuka neza iminsi yariyo. Tufata amabato turambuka tuja i Kalemi. Twageze i Kalemi hari hasa n'aharaye hafashwe mu minsi mikeya, hari hafashwe. Tuhageze twahuriye n'abandi basirikare benshi, ubwo yari barabambuka bakomeza badvasinga bajiriya za Rumbashi. Tumaze kuhagera jewe n'undi mwana w'abasegege twitaga Brown nibagiye iwabo hariya hirya y'umugabo mu Rugabano. Mu Rugabano bamwitaga Brown, ariko iwabo bamwitaga n'imbarika yaya. Dusigara ku musirikare wari uyoboye Kalemi, umunyarwanda. Yes. Izindi forces zose zirakomeza zigana imbere za advancinga. Tuguma aho ngaho kugeza iriya training yabaye kuri 25 Kalemi, nitwe twari tuyiyoboye, mbese niwe wayirebaga. Ahitwa muri Koke higiye abana b'abanyamurenge benshi bavaga muri Bzura n'abanyamoko benshi. Yes. Icyo gihe mbese niwe warebaga iyo zone yose nimba. Yego, iyo eneo yose niyo training. Iyo eneo yose yari yiwe. Bigeze aho abanyarwanda bisaba ko basubirayo. Yes. Basubiyeyo Ntabuciye mu ijambo ni igihe batashe bwa mbere, bamaze guhirika ubutegetsi bwa Mobutu hari 1997 mu kwezi kwa karindwi bucya aho ngaho. Hareshize nk'amezi abiri gusa igihugu gifashwe. Ubwo abari Kalemi bo bose bahise bagenda. Ese ntabuciye mu ijambo Kalemi hari abandi banyamurenge mwari kumwe cyangwa bari bahari nabo? Bari bahari benshi. Yego. Harimo ba Freddy, harimo ba Diadoni, ba Rugabo, n'abandi basirikare benshi. Aho twari tubuza abasirikare 100 rirenga. Yego. N'abandi nyine bari batoye icyo gihe. Abanyarwanda basubiyeyo, Moise yakoreraga Moba,
yari afite koyi ayobora moba no bahita bamuzana abari uza gufata mbese yari nka batayo yari batayo abari uza gukurira iyo batayo uwo munyarwanda yari akuriye witwaga Gaspard. mbese bamaze kugenda abanyarwanda Moise yahise azaho asimbura uwari uyoboye iyo batayo. nawe ni nkaho yari abaye promoted ahita aza twebwe dusanga Kalemi n'ubundi dukomeza kubana nawe muhita muba mayisikoti yiwe nawe tuba mayisikoti yiwe tugakomeza. Mu minsi mike baje kugira brigade iyo aho ngaho bahashira brigade abasirikare benshi nyine haza na Rukore Madoado wari uje gukurira brigade. Urumva byahise bihinduka cyane kubera ukuntu Rukora atakundaga abanyamurenge n'abasirikare biwe barabamayimayi benshi yagiye akura mu mashamba haba umwuka mubi kabisa umuntu yageza utarabuka bukeya ukumva ngo bamufashe ngo bamufunze hakaba ama intervention menshi biruhe bigaragara ko bitokunda ko tubana ko mukomeza kubana ko dukomeza kubana byagezaho bagenda bafata abantu bakabica bigira gute abasivile bari b'Abakalemi bakomeza kubahutaza cyane bakomeza kubahutaza ubuzima mbese buranga haba insécurité idasanzwe. Yego bisaba ko byaje kugira ibi ntambara. Ese Rukore ntiyemeraga ko baganira wenda nk'igihe ba Moise bamuripotingiraga bene ayo makaya abantu bafunzwe bahotewe ntibabanje kugaragaza kuza baganira n'ibijya by'abamayimayi babumva ko bafite ijambo bafite ijambo kubarusha kumva ko ikintu cyose bo bakumva aribo ba nyiri ibintu aribo ba nyiri ibintu icyo ba cyose ntaho mwo baturuka. ubwo abantu bahise bapanga nyine turagwana hari force zimwe zaherereye ku Iporo aho abanyamurenge benshi bavaga bava za sud cyangwa se bava muri Byura bataha bakabahutaza cyane ku Iporo bahise bahakura abasirikare bacu bose bari bahaba. Ese nimba mbabarire wenda kuko bazi ikibazo gisa n'ikigoye ushobora kugereranya nk'abanyamurenge uko mwari mungana Kalemi nyine icyo gihe mwarwanye igihe twagwanye twari munsi y'ijana ntimwari munsi y'ijana ryari rirenga kabisa twari abasirikare batari bake kabisa abandi nabo twari amagana twari hirya no hino mu makampani atandukanye ariko twese ntimwari munsi y'ijana kandi icyo gihe hari imbunda mwari mufite imbunda urumva barapanze urumva twari tuba kwa Moise ariwe siwo hari igihe hazaga kandi kuba yari yarahabanjije urumva yarametirije tere cyane kuruta barukore barabashitse guverinoma yaje gusapurayinga nyine ibintu urumva bikaja kwa Moise wari umuyobozi hari igihe bazanaga tata z'imbunda ziri aho ngaho mu gipangu noneho abantu bagira imbunda nyinshi n'amasasu ahagije noneho kubana n'abo ba mayimayi biranga neza ubwo tugiye dusimbuka bimwe na bimwe birumvikana amakamwe namwe yagiye aba yibuka bigezaho kugwana tugwane force zacu zimwe ziherera kuri Poro izindi ziherera aho twitaga kuri zone kote ija kuri zone ari nayo Rukore yabaga natwe twabaga muri residence abandi baja umuhanda wose werekeza Rukuga. Ni ukuvuga ngo ni nkamwe mwafashe icyemezo cyo kurwana bitewe wenda no kurambirwa iyo mibereho no guhungabana cyane ibingibi birarambiranye kubyihangana ntaho bitaniye n'intambara turwana ikiba kibe nuko genda nyuma yabwo bamwe bazubaha abandi bamwe bazubaha abandi nuko duhita turwana ahantu hose urumva dupanga abagwana mu makote yose aherereye muri Kalemi mbese dutekereza ko hoba offensive kwirwanaho kwa mayimayi nuko turagwana tihashize iminsi
atatu Kalemi yose duhita tuyigarurira murayifata mwarwanye umunsi urenze umwe habaye iminsi nk'ingahe nk'ingahe yo kurwana nk'itatu ariko barahagaze murahangana bifatika urumva bariya bene wacu ntibazagira imbaraga cyane mu ntambara kugira ngo mu bajane nabo babagarure bitinda gusa aho mwabagejeje gusubira kubigiza imbere urumva kandi kurwanira mu mujyi siko kurwanira ahantu hari tambarari mu mujyi abahagoye mu mazu kunyura hirya no hino bisaba nyine kugira ngo mumenye ko bisaba umwanya intambara yo mu mujyi iritonda ndabizi igenda gahoro mutihuta cyane nuko ariko abari bande babasha abandi ugereranyije ni bande bawumiye nubwo intambara nyine impande zose zirawumiye ariko hari ababumiye cyane kurusha abandi barawumiye kabisa ubundi twebwe hakomeretse umusirikare murumuna nimba ari mukuru wa Nicola hajya yitwaga nde Karekezi yego Karekezi yarashwe mu kibero iracika n'undi mugabo nimba ari Samson na Samson abandi ni bakeya abandi ni bashobora kuba mbese nta muntu mwapfushije ariko ibo barakomeretse cyane barapfuye barukora inzira senywa hari haherereye abahungu basa n'abakomeye cyane bizewe mwari mwahapanze Havunja Bikwazo umuhungu umwe twitaga Mashinigani Jonas izindi ngabo ziwe barahababaza kuko yari ingabo cyane naho hari hakomeye kuko yari afite abasirikare afite n'izo mbunda natwe yari indiye dikota rukora ahita ahungaja muri speedboat ahagarara nk'iyo muri Tanganyika yari kwakurikirira urugamba kure abari ku iporo barahakurwa hari haherereye bamarahemu Dieudonné Marehemu Richard nawe yari aherereye Saidi ireba za Rukuga kuko yari umusirikare wiwe wari escort wiwe aja muri abo ba mayimayi bahita basa naho bamugize umusirikare kubera yuko avuye mu Banyamurenge bahita bamwizera bumvaga hari uburyo nyine akameritse cyane nawe aragagara cyane ahita asaba ngo bazane Richard ngo ari we bavugana mugeze muri faze wenda yo kuvugana y'ibiganiro byari bikiri mbese bigitangira abantu bagira abanegosiye bagire ariko ko ari nko gushaka ngo yereke sebuja ko nawe baresha ko nawe yakomeye Richard aragenda nk'ubwiye ngo bavugane ubwo ni ukuvuga ngo intambara yari yahagaze yagiye kuba ngo kuvugana yari igiye nko gutangira yari itaratangira ni nkaho yabyatangiriye nyine mugaye wenda munegosi hakiri nk'ibiganiro tendanse zo kuvugana bene uko ngo baragenda igihe bavugana biranga basa n'abasubiye inyuma ngo basubire inyuma bajya abamayimayi bahita barasa Richard n'abasirikare bari kumwe uwo ni kuri Rukuga hakurya ya Rukuga herekeye mu mujyi umva ntitwambutse Rukuga yego umusirikare wari kumwe na Richard ahita amutera ikompora rya RPG wa musirikare wiwe abapfuye intambaraga yamyitangira nuko n'ahandi bararasa mu minsi nk'itatu umutuzo wari wabaye Kalemi ta musirikare wo mu Nyamoko wari ukirimo bose mwari mwabakuyemo bose twari twabakuyemo baherera hakurya no hirya za Kamaitu kuko ntitwageragayo cyane twibandagaho umujyi ese abasirikare mwarwanye bari abo mu mujyi cyangwa bari na za Kamare nabo bari batabaye ni bose hamwe yego urumva bose ariko nyine ndi mwagezeyo ngo muyitere titwagezeyo bari baje ariko basubizwayo bigaragara ko bidashobotse barabyihorera ariko umujyi wose duhita tuwufata no hasa nkaho hacecetse
minsi nk'ibiri urumvaga muri eta majoro Kinshasa biramenyekana ko ikarema abantu barasanye batuma izindi force ziza baordona ko twebwe tuja muri kose muri refresha kose mwese hamwe babambuye imbunda mwese babategeka kuja muri kose twese badutegeka kuja muri kose barambwiye ngo nibamare mu misoni baje nimba yarazanye ni kampani zingahe n'aba Colonel Sematama ngo nibo baje kwambura imbunda barangije barabadeploying urumva wenda bose ntimwababonye bagiye mu mujyi twebwe muherera hakujya Kamara ni ukuvuga nta musirikare wari wemerewe mubo twabanaga hari abanyamaboko ari twebwe nta wari wemerewe kugera mu mujyi n'uwageragayo yageragayo ari muri civile yiyoberanyije akaja mu modoka ariko bagufashe yari infraction nyine byari byemerewe cyari cyahanye cyari icyaha nuko tuja muri refresha murayikoze n'abanyamaboko twese ariko yari refresh ukuntu refresh y'abanyamaboko ntawuzimenya twarahembwa yari babaje mwarahembwaga urumva yari yazabu nyine gusa ariko bari badufungiye ahantu hamwe ariko nta buzima bubi twari duhembwa tubaho dushaka mu mazu meza bari baherereye iruhande rumwe n'abanyamaboko kwabo mudakora amafunzo menshi avunanye twageze tugenda kuri foreign mu gitondo kare mu masaha 3 saa 4 tukaba mwarangiye tukaba tugenda tukaje abarimu banyu barabanyamaguru cyangwa barabanyamurenge ntibazanye abarimu tabarimo ni ukuvuga uko twageze aho barajenga amasekishoni nyine ukoreramwo mukagenda nimba ari paratoni komanda akabahagarara imbere akabakoresha imicezo izo nguko abantu bari bararwanye ntimwagumye kugira imibanire mibi no muri aho urumva ko muri refresh kuvugana nabi ko ntibzageza bibura wari ufite imbunda kandi ntawovuze wa kandi nabo nyine hari ukuntu baza bakorogana umwe akambwira ngo si uri umusirikare nyabagana wewe ntiwahunze abandi batwirukanye twese twari twahunganye wewe umusirikare kutahagaze ukumva bagacurirana muri iyo ariko ntaco byari bitwaye cyane urumva iby'abasirikare kera byari bisa nkaho bishize tanzika bagiye abasirikare turasubira tuba hamwe gusa nimba ari kujya kwina n'abantu badashirana amakenga muri ka twari dufite amazamwe duherereyemo nabo bagaherera mu yandi kandi ari nkakure mutegeranye mugahura nyine mugiye muri foreign gusa no kugira n'amafunzo wenda mukora ariko twava mu mafunzo tukikutira imyenda tukaja kugura amahuzu mugatembera mu mujyi ntitwageraga mu mujyi cyane ariko hariya za filtizafu ubwo ndabona ino nukuga hose twarahagendagendaga mu tubari tukamwa nimba mutaha saa sita nimba ari ryari icyo gihe ba Moise baragiye ndi muri kumwe Moise na Freddy na Rukore bahise babahamagara na Samsung nabo barajaye nibo bari badukuriye bajaga mu ma statement za Kinshasa nicyo gihe Freddy we ntiyigeze anagaruka bahise bamutuma muri Sud Kivu ba Moise baje bamutuma kuja za Kindu ariko urumva bari twagiye kwanza Kongolo witonze bukeya ikosi irarangiye murapasinga ndiyarangiye ngo mupasinge ba Moise barinze baza mukiri muri iyo situation babagenga gutyo nagize ngo indi kosi yararangiye musa n'abapasinze hari ikosi se ni ikintu gusa cyo bari babashizaho gusa ngo baze nyine bakata ibikundi gusa bagira bamwe batuma hamwe abandi batuma handi ariko ntibyagize ngo ikosi irarangiye ngo twicara nkaho dutegereje ikindi kuko ntandi ikosi ihambaye twari turimo nimba ariko giza bakatanya amaza zimera byari nk'ubuzima busanzwe byari nk'ubuzima busanzwe ba Moise baraje baragenze nibwo bamuzamuye icyo gihe n'ubundi bari bamuhaye batayo na Richard agira kampani muri iyo batayo bahita batwohereza za Kongolo
musiga abandi Kalemi dusiga abandi Kalemi urumva ba Rugabo babohereza ino za Force za Moba za Force Bendera abandi babohereza za Moba ba Diedona sigara Kalemi urumva baradutanye baradiployinga abantu barenze 100 twari kumwe nk'abanyamurenge twari tukiri kumwe iyo barabatatanyije barabadutatanyije iyo twagiye turi nko muri 40 gutya ha 40 urumva abandi bagiye baje ahandi ariko kandi nuko tuza kugira muri abo bose 40 nibo twagiye tuja za Kongolo baza gupromotinga tuja Kindu ariko nibo banarokotse abandi bose muri abo basigaye za Kalemi barapfuye n'abamoba bose barapfuye n'abari za Force Bendera mbese muri icyo gikundi cyacu abo nibo basa nimwe mwarokotse nubwo ntabwo mutarokotse mwese ariko kandi nitwe twari kure nimwe mwari kure nitwe twari twaragiye kure ibo bari basa n'aba kuko kuva kare amahirwe mwagize ngira ngo mwebwe nuko yenda mwajanye imbunda ugeranyije n'abasigaye bitewe nuko mwari muri mu muyobozi mukuru numva biri mu byabafashije natwe ntibadupangiye ni bene kuko gushugurika bene utubunda tutagize urumva icyo gihe tugwana twari dufite imbunda bavuge mushira imbunda hasi twese turazi mwese barazibaka kazishisha muri mu bihura ari ahantu mwimba abo basirikare baje bahise bakubura umuhano iyo nani ville barapekuwa barayese nimba twaza tubyita nimba ari Crove za kupe mama bakupa barangoni ratisaje aho itari ratisaje sinzi bama barapekuwa ahantu hose ntakandi kazi bari bafite ni bafasha kupe baratemagura ahantu hose igihuru muri ville cyangwa se hirya yayo imbunda zose aho zari zihishe urumva nicyo cyari kigamijwe nicyo cyari kigamijwe kandi bari bazi ko hari imbunda nyinshi kandi bazi ko muri kose ntazo dufite bakabona byanze bikunze hari aho zahishwe mu mazu cyangwa se mu bihuru bazikurayo zose ni ukuvuga kugenda natwe twari dufite imbunda abenshi ntibari bafite imbunda bari n'abakomando n'abazifite ta masasu zari zifite yari makeya kabisa ubwo bahaye Moise bataye n'ubundi twebwe itumwa Kongolo ni zone imwe mu zari zigize Katanga berekeza iriya za Nyunzu Kabalo Kamuka Fleuve Congo hakurya Kongolo hakurya niho Kongolo twarahakoreye igihe kitarenze amezi nk'atanu bahita bamupromotinga kuja kuba brigade CEO Kindu urumva ya batayo Richard niwe wari ufite koyi ya mbere ahita atinga abasiyo iwega Moise aja kuba brigade CEO za Kindu mbese icyo gihe brigade niyo yarebaga rejo yose numva tugiye gusangayo abandi basirikare andi mabatayo yari ariyo ariko mu gihe gitoya dushobora kuba twarageze nko mu kwezi kwa gatanu nimba atari ukwa gatandatu sinibuka neza 98 mu kwezi kwa munani nibwo intambara yabaye urumva twebwe twaje kubimenya neza ku munsi wa mbere umunsi wa kabiri kera ngo Freddy ngo yapfuye urumva Freddy twari tuziranye cyane ni ukuvuga ngo mwari mukiyamara kameza ngaho ubwo ikindi gatatu kuko twari tutaranahura n'abo basirikare abo yaraje kuyobora twari twajamwo usibye ko twageze babanza kuja sinzi ibyo bagiyemo za Kinshasa bamara iminsi mike bahita bagaruka ariko bagaruka kera umwuka mubi wabaye
ni Kinshasa ndagira bahavuye bazi ko bitameze neza ariko kubera kwanga gusa ko yasize abandi basirikare za Kindu bisaba nkwajayo bamenye uko bapangana ku minsi ibiri kera twumva ngo Freddy yapfuye ngo bamurashe muri uriya mushaje Gakunzi nawe igihe twabaga za Kalemi nawe areba za Uvira twigeze gukorana operasiyo duhurira muri za iriya haba uruganda za Kabimba kuri Tanganyika za Kabimba iriya mbese ni munsi y'inganji gutya iriya misozi y'inganji kuri Tanganyika urumva nawe naho twamuboneye twari tumuzi mwari mwerukana mwumva ngo yapfuye nawe yapfuye ariko byari kuri Mani Park ubwo kera aho ngaho kera nabo batangiye kuturasa abasirikare bari hirya urumva twabaga mu nzu imwe aho bitaga muri residence ariko ikaba imbere muri Kalwama ibirometero 7 n'umujyi wa Kindu ariho abasirikare twavanye za Kalemi za Kongolo ariho bari mbese batayo ya Rishari usibye abandi bakeya baba ofisiye bari baba mu mazu yabo bapanze mu mujyi ariko abandi basirikare bose babagiye ngiye nuko umaze kuba mubi ubwo bisaba ko buri muntu wese ashaka uko agera hajya muri residence hajya muri headquarter mbese aho hajya brigade yabaga brigade siyo na siwo n'abandi bari aho hafi mu mujyi abahageze nibo twazanye ubwo abatarahageze nabo nuko nyine byararangiye umuntu wese utarahageraga mwahitaga muheba iyo utahageraga mu minsi nk'ibiri ubwo twavugaga ko bamufatiye inzira kuko nta bundi buryo yari kuba akiri mwika muri bene uwo mwuka nuko bimaze kuba batangira kuturasa kuko inzu yari ifite igipangu twese tuje indani mu gipangu ariko hari ukuntu yari yubatse ubwo ndi mwabasubizaga mwebwe igihe barasaga twarabasubizaga ariko nyine turi mu mapozisiyo mutigira imbere kuko igipangu hari ukuntu cyari cyubatse amablokisima ajya agira ibintu ukazorangiza nko hanze nk'ibitabo kuko igihugu cyose kera kuko twari dufite Mani Park mu nzu twumvaga igihugu cyose aba Kinshasa ko bapasuwe abahehe barubumba ese amakuru yose mwarayamenyaga ko amakuru yose twaramenyaga ko igihugu cyose cyabaye akavuyo ubwo natwe bisaba ko dutekereza uburyo bwo kwiramira muracari hahandi mwese hajya twese ababashe kuhagera namwe bari hasanzwe babashije kuhagera nuko turakominikana na guverineri kuko twari twegeranye noneho bavuga ko hagomba kuba inama y'abasirikare abapolisi n'abandi bayobozi bakuru bo muri guverinora kugira ngo bigane ikibazo cyacu kuko bo bumvaga nkaho tuzi ko ari hariya gusa biri mutazi amakuru y'ahandi ntibari ko bibuka ko Moise afite kominikasiyo ya hose ashobora kuvugana n'abari kandi yari anafite ngo na valise satellitaire sinari nzi icyo ari cyo wumvaga amakuru gusa nta telefone yari ihari ni Mani Park niyo valise nuko baravuga barahura batangira kubwira Moise ati urabona bigiye kuba nka bijya bya Kalemi mwarwanye nyine Kalemi kandi hose hatuje nawe arabemerera nawe abahisha ko abahisha ko azi amakuru yose none tureka abasirikare bashira imbunda hasi mutaja kurasana nka kujya kwa Kalemi ubwo yamaze mu biganiro kwa guverineri cyangwa bari ko bazi wanyu twari mwa guverineri natwe twari twasohotse n'abasirikare twinjira mu gipangu kwa guverineri barinjira nyine baraganira bagira ubwo nyine ni igihe cy'imishyikirano ntawe ariko ntawari wizeye undi nyine
buri wese agenda twicungira agenda afite umutekano nabo bicungira umutekano none mushyira imbunda hasi abasirikare bose abapolisi aribo bafata releve bafata umujyi wose aribo bakora kuko nta wundi muntu bagwana nawe aravuga ati sawa turazishyira hasi ariko kugira ngo tuzishyire hasi turaja muri iriya batayo yacu aho muri Kalwama turaja kuri iriya batayo yacu ariho tuzishyirira hasi n'abasirikare bose tujane n'abapolisi baze bazifate baje no mu yandi maka hirya no hino bagende bambura n'abandi mbunda tubanze tumenye uko bizogenda ariko natwe yahise iba nk'inzira ituma tuva muri ico gipango tukarenga umujyi turemeye umuja Kalwama dushira imbunda hasi tubwira abasirikare bashira imbunda hasi turi kumwe n'abapolisi ubwo ibindi abapolisi bikurikiza ariko muri tageti yabo kwari kugira dushira imbunda hasi bahite badufata amateka twe ariko natwe tawari kubyemera nyine mwese mwariko muhendana twese twari ko duhendana ariko twe yabaye nk'amahirwe kuko kugira ngo tuve muri iyo nzu tutarwanye byaramahiwe kuri twe twigire nk'imbere kuko iyo dutangirira aho ngaho mwarapfuye byarabagoraga cyane byari bigoye cyane ese ndaguciye mu ijambo mwatakaje nk'abantu bangahe batageze kwa Moise muja guhaguruka nyine mwerekeza Kalwama si benshi harimo umuhungu wa Bega twitaga Sebega yari na instructor niwe nibuka iwe yatakariye aho yageze kwa Moise n'amaboko n'undi muhungu nawe yari instructor twitaga Richard w'Agasongo sinibuka izina ryiwe n'abandi nk'abangahe ntibari benshi cyane barenze batanu nko muri batanu sawa ubwo mwemezanije ko mugiye kurambika intwaro Kalwama babaye abapolisi abari babashorera ariko nabo abasirikare babo katanyamazi igira iterabwoba ariko twari kunzi iri ku muhanda bahitaga bazana za gatimbura bizi ko igira amaguru bakagenda bazikurura badutera ubwoba ko ibintu bitoroshe tutohiva na za mashini gani n'ibindi bakama banyura imbere nta gahunda kugira ngo baintimide gusa ese mwagiye mu modoka ubwo cyangwa mwagiye n'amaguru muja barasohotse baza mu modoka icyabaye inani uwari Kivera wa Moise bari abana bo kwijwi babashiba bahavu ibo bari bazi ngo baradushira mu modoka bahite badevya abaja nabo bashaka bari ku kibuga cy'indege twari kuhivana turi mu modoka ubwo bahita bazana imodoka ubwo bari babrifinze Moise yari yabrifinze ati ndimuriri imodoka twari tuzi ko bayizana ariko yaraje yamavuga ngo tiyagira uja mu modoka timuje mu modoka ariko kera bisanga umu escort wiwe wari ababahavu niwe warikoreye ibintu bye harimo n'ijya valise za territoire n'ibiki n'amafaranga amafaranga iyo twari tuyafite mwari muyafite hari amafaranga ya fonctionnement ya brigade twe yose twari tukiyafite atarahemba ubwo babizanaga mu mifuka duhita tubyikorera uwo mwana ngo abone imodoka yamayitereramo na bya bintu ubwo yarazi ngo n'abandi mururira zose bigenda bama bayidevye bayijana ku kibuga cy'indege ubwo twebwe turavuga ntimwinjire mu modoka tugenda n'amaguru n'abapolisi bose baduhaye turagenda neza no muri inyuma yacu turi kumwe ku murongo namwe amayisikoti Moise imbunda mwari mwazirambitse cyangwa Moise yarasigaranye byibuza oya twari nyine twari tuzifite bari muzifite mugiye kuzirambika tugiye kuzirambika ntabwo twari twazirambitse tuhita tugenda moja mbiri turagenda neza no muri ka bijya bya gisirikare urumva siwo
babanzaga kumwakira nawe akabona kwakira brigade siyo ari we wari Richard urumva abasirikare mwasanze ntibari bazi amakuru bari bazi none ni ba komanda baje kuba briefinga bari biteguye ikintu kigiye kuba kuko bari bazi ko akavuyo kabaye bashaka kumva wenda briefing y'abayobozi kimwe n'abandi bose natwe ese ba guverineri ndibabaherekeje bo uko abapolisi gusa bonyine nibo bahaye baje nta bandi basirikare babaherekeje umusirikare wadukurikiye nta Museveni tugenda tugera kuri foreign nyine bari babakomunitse dusanga bari kuri foreign bakira siyo Richard nawe ari buje kwakira brigade siyo Moise nuko ahagira arabaza bijya by'abasirikare bavugisha amagambo kangahe morale wapi muko tayari biki arangize tani kintu yavuze ari nkimbere yamasubira ngo ambaye ko tayari yanifuata yamasubira saa nugarutse kuri Moise aramutambuka yamakomeza atamwiyegereje nta kintu kibaye kandi ubwo ndabuciye mu ijambo no kuvuga ngo namwe aho ndi mwari muzi ikiri ukurikira cyabaye mwe mwari ko mukurikira gusa twari ko dukurikira tuzi ngo agiye gukora karabavugisha namara afunge muguyi yakire brigade siyo birangira avuze ngo ambaye ko tayari yanifuata yamagaruka habe no kuvugisha Moise habe no kugira ute na Moise yamamukurikiye twese twamutuye mwese muramukurikiye turamukurikira titwakomeza none inzirija mu mujyi yo twavuga dukomeza nk'inzira itambuka aho ngaho hari inkutuzu dukeya duhita tutwinjira kandi gamuntu amukurikiye wenda n'abandi benshi b'abanyamakuru abandi benshi nabo baradukurikira turagenda tugire n'aba polisi bose twamadukomeza tugeraho turenza hari inzira turenza ahantu hari inkutuzu urumva aho kuri ka hari inkutuzu tuba duhari turaturenga tuturenge dutangira kwinjira ahantu hatari inzira mu ipore baba polisi bagenda basubira inyuma yagira ucyo ukamutambuka yagira twese duherera imbere baherera inyuma basubira yagwa kuja kuvuga ati byabaye hariya babasirikare binjisha basubira batarashira bene urusasu namwe ndi mwabarasa natwe ntitwabarasa bagenda nyuma hashize nk'amasaha abiri nibwo twaje kumva bakurikiza amabombi yo mwagiye ariko nyine bakayarasa muri direction tutarimwo ntibari bazi ko twinjiye aho duhita dukata tukaja ku kibuga c'indege niko bakekaga ntibari bazi uko none bari ko bagira ngo mugiye kurasa ikibuga tubone ko tukiva ariko natwe ntitwari dufite ivyo kuja ku kibuga c'indege iyo mugira nk'abababwiye ngo mufate ikibuga barabaha umusaga indege iraza aho wari gufata ikibuga twamara mukagikora mwiki kitumariye ubwo mwinjiye mu ipori rizira inzira twama twinjira bene utu tuyira tuja nko mu mirima turagenda natwo turaheka dutangira guhota baba polisi basubiyeyo igihe bazogerera mu mujyi bavuze amakuru twaza twumva ko bararasa ariko ku rundi ruhande rwerekeye ko ariko umwanya wagiye ubwo twagiye nko mu masaha 4 bakaza barasa nko mu masaha 7 basanga tumaze amasaha angahe mu ishyamba tuba tugenda nta kuruhukaga namwe murimo murakanda igihuru gusa nta kuruhuka wagera ku ruzi mukama mwinjiramo ntagukura inkweto aho rugufatiye naho ntakwikunguta wambutse ukamukomeza ikazumuka bimaze iminsi ngaho mwihebye kabisa birumvikana ko uko wari wambaye niko wagiye ese ubwo Moise ubwo yarameze nta jambo barababwira ko murarebesha amaso gusa ibindi ukabyibwira ariko baza kutubwiraga ko intambara yabaye hose iki urumva kuri Manipaka abantu bose bazabimenya ariko na Signora twari kumurumva yagiye abwira abantu Signora yari umunyamurenge nuko uwo mwibuka Signora mwabanaga ubwo sinibuka izina ryiwe nuko murakomeje turakomeje twinjiye ishyamba
turarigenda neza burira turi mu ishyamba gusa ariko umujyi wa Kindu Flevi iwunyura nko hagati kamwe kagasigara hakurya kandi ariho hari inzira ikomeza ija muri sud ngo byasabaga ko twambuka Fleuve tukambuka Fleuve tugasubira tukagaruka kuri iyo nzira dufate direction yo kuja muri Sud Kivu turagiye tumanukana Fleuve yose. Fleuve si ikintu ukwidumberamo urambuka ngombwa ngo ubone ikintu kikwambutsa cyangwa se bote cyangwa se bato turagenda neza iyepfo tuza gusanga kujya abanyamoko baza batura bakamatura mu gihuru gusa ni nkaho turimo twabaga ari utw'imitego no kuroba aho ngaho muri Fleuve dusanga afite imitumbu nkinga urumva natwe twari dufite amafaranga yose kandi amafaranga tutabona ko hari icyo azakora aricyo muzanayakoresha twabonaga icyo tumukeneyemo twarayamuhaga menshi iwe akaduha serivisi neza nuko duhita tubabwira aho ngaho turi kure twinjiye mu mashamba ntitwaya dutinya ngo umuntu araduseruka ntabwo wabwo umuntu abijya byo gupangana ngo bamwe baje hariya mwicara mwese ikivunge mutwambutse bakambutse umwe babiri batatu banga bane kandi Fleuve kubera yuko itemba umutumbuzi wanze ugasa n'uzamutse ukaja kumanuka ugasubira ukaja kuviramo urwana n'umuvumba igihe uzozamukira kandi ugasubira ugasa n'utumanukiraho aho twahamaze umunsi wose kandi turi abantu nka 40 uvuga ngo mwambutse ku manywa twambutse ku manywa mwari mwaraye muri iryo pole twari twaraye muri iryo pole turambuka ku manywa tumare kwambuka turara n'ubundi mu ishamba mu gitondo niho twaserutse kuri ku muhanda ya rive hakurya ku nkombe yo hakurya tuhageze urumva hari mu baturage tuhita tubaza inzira iyo tugeza muri Sud Kivu hari nk'umuhanda hose cyangwa yari inzira ntoya hari umuhanda uvayo ugera muri Sud uja muri Sud Kivu ariko kandi niwo principal ubwo niwo principal niwo wonyine ndagira ngo ariko kandi niwo ayo mabatayo ya radiploinze twashakaga kunyuramwo kunyura kure kandi urimo ibikwazo mwatekerezaga ko byanze bikunze harimo ingabo nyinshi zizabateka izo zari ziri kandi zari zihari nyine urumva bari bateze ahantu hose bashobora kutwumva kandi aho ngaho niyo nzira twari yari principal byanze bikunze tubajije abaturage ati hari indi nzira bene izi z'abaturage nyine baza banyura zitari imodoka itonyura imodoka twari dufite z'amaguru nyine baratujanye dusinze umuhanda kuko twahita twishyuraga umuntu akatujana umunsi wose aho ageze tukaharara aho muri ako gasantere tugafata udukomezanya abagayidi atugeza mu gasantere gutya nko masaa 9 ubu ni nko ku munsi wa kabiri mu weekend wa gatatu munsi wa gatatu atugejeje mu gasantere nko masaa 9 tuguze ibintu amafu imboga ihene turabaga turajya turavuga turye nibura saa 11 saa 12 dusubire dukomeze ubu tukiri hafi na Kindu tugenda amanywa nijoro tube nkabava mugabanye traje musige Kindu kure ko mwabonaga nyine ari danger ngo habe ni nimugoroba nka saa 12 turigawe nyine bafasha advance pata abahungu 11 gutya uko warabesha gute na Kindu aho mwari mugeze ni hagufi hari akiri hafi uva mwari mwazungurutse gusa twazungurutse dusimba umuhanda gusa ariko mukiri hafi ugenda n'amaguru ukagera umunsi arantu wagana nko ibirometero wenda bitarenze 30-40 sinzi ko byari bigeze na 20 kuko twari tukiri aho ngaho nuko tugize ga advance pata tubaha n'imbunda zifatika muzo twari dufite kuko nibo basaga n'abagenda bafungura
naho aduyi yabimenye nimba yaraje kuhatega abo batambutse cyangwa yarabaretse ntimwabimenye yamabareka baragenda hashira nk'iminota 20 natwe gaturahaguruka ngo duhaguruke titwagiye iminota 5 ni kuma umugoroba mugiye kugenda ijoro ryose ese mwari mwahaye gahunda yo kugenda ijoro kuko twari dufite abagayidi bagenda batwereka inzira kuko twe ntaho twari tuzi kandi ari mu nzira itari y'imodoka oya ni mu tuzira iriya ni mu bihuru ahatari route principale ubwo mutuyira abaturage banyuramo gusa dushobora kugera mu tundi duhana ariko utonyuramo ngo ni inzira none twe twari ko tuyinyuramo ko gukwepa principale ya bahita baturasa hagati barase dusa n'abacecetse noneho twe tukibwira ko advance pata yacu nayo iri aho hafi kumbe bayiretse iratambuka nimba bayiretse nimba baraje gutega itambutse ntimwabimenye bararashe ngo barase dusa n'abagize rishara aratambuka kuje kureba ikibaye nico gihe bahise bamurasa yego barashe mutarahagera batarasha banyu barasa bwa mbere abacu bajya ba mbere ubwo nti barashe hagati yacu nabo rishari gatambutse agiye kumva amasasu rero ikibaye kuko twari tuzi nk'imbere hari abasirikare mugira ngo wenda nk'abaye n'ikibazo bigenze bahita bamurasa ngo bamurase gatwama tuvuga ati aduyi yaduteze hagati twama tugaruka ubwo iyo timu iri imbere tuba dutandukanye muratandukanye twasubiye guhurira ese rishari amaze kuraswa mwararwanye rero mu ijoro mwarwanaga gute mutareba bukeya ariko nyine bene aha hantu uri twama dutekenga kava neza buraca mu gitondo uce mu gitondo gaturagerageza turarashe nabo bapizigoti hajya turarashe ikibira cyose noneho cama kiba imbunda ari ukuntu tubaza bamiza iyo amasasu asa n'ahacecetse ikibira cyose cama kiba induru gusa ese mwari mufite nk'imbunda y'umusada mwebwe ubwo urumva mashini gani nimba ari na kibariga twari dufite yari yagiye imbere zari zagiye imbere muri advance part abandi ni izindi mbunda zisanzwe gusa nuko twumvaga hari force nyinshi tutorenga duhita dusubira inyuma twinjira mu ishamba iriya gaho iyo uvuye mu nzira uba winjiye mu ishamba nta bindi twama twinjira mu ishamba iryo shamba bararasa ariko ntibagira uwo icyabaye ikibazo ni abantu barizimiriyemo muri forêt equatoriale ese bazimiye mumaze kubona munaniwe kubakura mu nzira dusubira inyuma twinjire mu ishamba tuzobaseruka imbere ariko kandi tugiye ahantu tutazi urya guide nawe asigaraga aho ngaho urumva yahaye yiwe ntiyari gukomezanya natwe wa munyamoko mwari kumwe urumva yahuze muri ako kavuyo k'amasasu nuko araprofita abaradusize natwe gabi bakwirwanaho twinjira tugaruka inyuma muri ka gasantere twafungujemo duhita twinjira mu ishamba aho ngaho amaze bararirasa baritera amakompora bagira bate icyabaye ikibazo mukagenda muri forêt equatoriale ahantu hatigeze hahinga umurima kuva habayeho hataragera n'umuntu kuva habayeho twarinjiye mu ishamba gutya ku manywa saa sita mukayoberwa iyo izuba rizariva ukabona ko ari ku manywa nyine harimo umuco wa ku manywa ariko utumenya ngo izuba ngo rivuye aha ngo ko rirajiye twese twahagarara tukabazanya izuba riri hehe kureba hejuru y'ibiti ni nk'inzu isakaye tiwomenya ngo aha ni hehe tiwomenya ngo izuba ko riravaye ko riraje ubwo bigasaba ko tugendera ku gitekerezo cy'umuyobozi munyura aha muhota aha tugahota mwagiraho cyangwa mukabona mugeze ahandi hamwe nko mu biti gusa mu mababi hasi mukayagendera
mwagera ahandi mugasanga ni mu nzitane cyangwa mugaseruka ku ruzi mukama mugwinjiramo ahandi mwabona n'umusozi mugasa n'abawukwepa ngo turawuseruka hirya kumbe ko turaguma kuzunguruka aho turi muri bene ako kavuyo nicyo gihe hari abapoteye wavuze barapoteye kuko ni ahantu ni mu biti uwanya gusumbije intambwe ntiwamenya ngo yakandagiye aha yageze abantu bagahita basigara no kubona ikirari cy'uwanyu ubona ni mu mababi kugenda mwurira iyo uwanya gusize utahamubona aba ari inyuma kandi bapoteye ku manywa ntuvuga ngo hari mu ijoro ku manywa kandi nta muntu waba barasa gupoteya gusa kubura aho abandi baciye hasigayemo abandi bantu abana batari munsi ya nka batanu gutya abana nka batanu ubwo twaragenda umunsi umwe twaragiye tugire gutya nko mu masaa 6 saa 7 kandi twabyukaga igihe hamaze guca saa 11 nyine kama dufata inzira tugatangira tugahota aho tugeze hasa n'ahatagoye ho guhota tugakandagira ayo mababi nyine twageraho cya saa 7 kuko tumaze umunsi wose tugenda ukamuvuga naraye kuri iki giti kuko ukabona muraserutse hajya twabyutse twashinze imisozi twikubise mu nzuzi twazirenze twakase hirya y'imisozi yindi twibwira ko twayirengutse mukabona aho mu ishyamba twahamaze igihe kirenga nk'icumweru muraramo mukarya iki hari abantu se yagiye kumubwira ahantu hataragera n'umuntu kuva habayeho ni ukuri ni mu biti by'inganzamarumbo bya bindi byashitse iriya hejuru amashami agafatana ku buryo utabona ikirere utabona hejuru amababi yacu akamagahungumuka hasi gusa niho hatarahingwa kuva habayeho hatarakandagira n'umuntu nta nzuzi nini mwari ko muhura nazo wenda ngo mugire ikibazo cyo kwambuka izo twari ko duhura nazo ni bene izi zifatira nko mu nda ariko nyine mukama mugwinjiramo mukambuka hakurya ugakomeza ntakwikunguta ntakugira ute ntakoga ariko nta bwoba mufite bwa duyi ahubwo twari ko tuvuga iyo duseruka kuri ya duyi nyine inzira nimuhura na duyi muramenya ko haba abantu turavuga ko umuntu apfuye cyangwa se akomeye ariko aho twari ko tubona n'icyizere ko muri ahantu wenda hegereye dushobora kugera no mu nzira icyatugoye aho ngaho ni ukubona inzira kandi iyo minsi yose twari ko dushaka inzira ibyo kurya hari rimwe twageze ahantu tubona hari nk'ibiti by'imyumbati turahekenyaga imyumbati aho ngaho tugeze ubundi indi minsi ukaza ubona imbuto gusa ziri mu gihuru ugaca ukayimena ukabanza ukinukiriza kurya ikintu kiribwa uzamwumvira no kumpumura wumva gifite impumuro nziza ugatesita tugahita tujya ugaheza n'uwanya akajya akagira twagera ku mazi tukamwa nuko twabayeho iyo imana yarabarinze kabisa mwari kurya n'ibitaribwa bikaba bahitana cyane ariko kandi ntawari ugufite ubwoba bw'ibyurye kuko byari bihari icyo wabonaga cyose wararyaga kukireka no kukirya byose byari kimwe byari urupfu mumaze kugera kuri ako karima ubwo mwatangiye gutekereza ko muri hafi y'abantu ahubwo twahise aho twaketse ko turi hafi tumare turasubira turahabuka n'ako karima twaragashatse turakabura kandi kuko twashatse nk'ahantu hahinzwe kera mugashaka nk'ahantu inzira abantu banyuragamo kugira ngo muyikurikire tukayibura ubwo dukomeza ishyamba gusa twaje guseruka ahantu hasa n'ahigeze guhingwa ariko hatari umurima tuzunguruke tubona nk'ahantu habaga nk'inzira turayikurikira inyuma y'iminsi nk'ingaho twaje kubona kuko ahantu higeze nko kuba inzira hari ukuntu ibihuru biba bisumbana ukuntu tubona nk'aho aha hantu higeze kuba inzira turahakurikira tugeraho cyatubona tugejeje ahantu hari nk'umurima ariko umaze nk'imyaka nk'ingaho udahingwa nk'igisambu
ariko muri iryo shamba nyine ariko ugahita ubona ibiti barabitsinze bagize gute ahita uvuga ati aha hantu hari haba umurima turazunguruka dushaka inzira tugire icyo tubona kandi turagenda tugire icyo tubona duserutse mu murima duserutse mu murima ukiri mushasha nyine bahabatema tugire icyo tubona abaturage urumva twari ko tugenda dukenguza cyane ku buryo tubabona mbere y'uko ibo batubona n'uburyo mwabageraho badahunze duhita tubafataga mutwereka inzira ija ku muhanda kuko aho ngaho twagwaniye twari twafashe akazina kabo twababaza hanaho na hariya hitwa gutya hari nk'ibirometero bingana ngo ni nk'ibirometero nk'icenda urumva nk'ibirometero nk'icenda twari ko tuzunguruka aho hafi igihe kirenga icumweru cyose mutwereka inzira turagera ku nzira he bahita batwereka turagenda no ku nzira tugere ku nzira turavugana sasa ntidufite ibikoresho bifatika kandi turi abasirikare benshi ariko ishyamba ryo twica kuruta uko twokwicwa n'indi ntambara n'abo turwana none nituzoza duhura n'intambara bukeya takuva mu muhanda uzova mu muhanda azomenye ko agiye wenyine ahubwo tuzoza tuburira aribo baduha inzira dutambuka ibyo kubarinda ngo tugire mwari mufite ingaruka zabyo twatakaje abantu natwe ntitwari dufite icyizere ko tugera ahangaha duhurutseho amana duhita tuvugana ati izindi ntambara zose kugeza tuserutse muri Sud Kivu takuja hirya y'inzira nimba ari ibifaru bizodukandagirire mu muhanda ariko tutawuvuyemo izindi zasigaye ziba twageza duhura n'ambushi tukama tuyikorera tukama mwahuye na zambushi zo twagiye duhura nazo ariko barasa gusa tukama twiruka ngaho mufunga sefu mukiruka upfa nuko abatambuka bayitambuke bakomeze nuko turagenda mu gihe kigiye kuba nk'ukwezi noneho muri muhanda ariko nk'aba abaturage ntitwigeze twagenderaga mu muhanda gusa aho niho twavuye mu muhanda tuja mu ishyamba nyuma tugarutse mu muhanda twamye tuvugana ukugendera ku muhanda gusa ariko hakaba abantu twageza tugira tukaseruka mu gasantere tukababaza hano n'akandi gasantere hararesha bakatubwira kuko twari dufite amafaranga tugahita dufata umwe tukamuha amafaranga kuko twese bagezaho kwikoreza amafaranga waruha nawe ugakuramo undi ugasiga wujuje imifuko ariko bene ibi bintu utazi ko hari icyo bizokumarira ni nk'amafaranga yo kwifashisha ngo nubona igisheku ukigure nubona akamambiri uyigure ariko ntawe watekerezaga ngo uzihurukane ariko zari nyinshi kabisa abaturage bakatugayidinga bakatubwira ngo aha n'ahandi n'indi santere hari amasaha angahe mwohagenda umunsi kugeza nimugoroba mwaba mwagezeyo cyangwa ni kure ntimwogerayo tukarara aho ngaho ntitwigeze dusubira kurara mu ishyamba kuva icyo gihe nuko turaza neza kugeza tugeze ahantu bita nimba ari Kitutu ni Kitutu imbere ya Kamituga imbere ya za Kamituga ahantu hari ikintu cy'icuzi kihacubakwamo ibintu nimba ari baraje nimba ari ikiraro sinibuka icari cyo ariko kuhambukana hari ukuntu badushiraga mu mato bakatwambutsa baratubwiraga atabanyu bageze Kamituga ariko basubiyeyo hasigaye bakeya twama dufata misoni kuko iyo situation yo gufata abantu twari tugize hari abageza bananirwa kamananirwa neza amaguru akabyimba kandi ntidusibira ntitugira twama dufata igare batubwiye aka gasantere n'aka genda ukageremo tugusangeyo
ufite imbunda yawe ntiyagira uko urasa umurase nakurasa urapfa cyangwa se tugusangeyo kuko nta yindi nzira yari ihari duhita dufata misoni nawe muri iyo ntara tumwuriza moto n'imbunda tumuha amasasu n'amagazini nkazingahe ugende abo bantu ntituzosubire kugenda inzira tutari kumwe n'abandi bantu kandi barahageze ugenda aho bafatira ubabwire baturindira aho ngaho ko turi inyuma yamaza neza no muri Kamituga hasanga abandi basirikare ba RCD bari baradvasinze noneho sinze nibo bari abanyuma abandi baragarutse barimo n'ababisoga ahubwo n'undi mugabo w'umwitira ngo ni Santos umusita ni Santos wari adimina hariho n'abanyarwanda bari bagize nibo bari basigaye abantu batarenze nka 70 abandi bose bari barababwira ati murinda bacu bose bari inyuma ariko nkejo bazogera hano bama barasibira ariko abandi kera baragiye ngo buce mu gitondo natwe twirirwaga tugenda turarara buce turasubira turaza twaje kubaserukaho nka saa 6 bukeye undi munsi ariko tubasanga nyine misoni yarahageze arababwira bararinda naho niho twageze iho ni muri centre nyine Kamituga ni mu mujyi icyo gihe yari nkiri nka centre ubu nibwo yabaye umujyi baraturinda aho niho twoze twambura imyenda turamesa turagira gute turarara buce kuma undi twari twayitaye usibye iyo twari twambaye kuko twararushe amasakoshi urumva urugendo rw'ukwezi kose mu ipoli mbere twari tubaga muri guverinoma amahuzu twararunza ya sevira y'ibiki amafoto amalubumu n'ibiki waruhu ugakuramo kimwe ugata ageraho tugakuramo alubumu ariyo tugakuramo waruhu ukamuta isakoshi ugasigara ukumeze ni ukuvuga imyenda twari twambaye yari kubera umuruho abantu banze kugenda bikorera ibintu bigize nuko turaharaye turameshe turarara aho ngaho mu gitondo gatubona gufata inzira yerekeza i Bukavu buce turagiye turaye za Mwenga mu gasantere ka Mwenga bariho turara umunsi wundi tuvuye Kamituga dukomeza maguru murafata imodoka ubwo ngubwo gatwahuye n'abo za Kamituga bari bafite amamodoka imwe y'itata n'indi ya Land Cruiser ya double cabine abantu abasirikare bakagenda muri iyo y'itata ariko abantu bari babaye benshi urumva zari zasigaye zikwiriye abantu bari basigaye tuba benshi bamwe bakagenda n'amaguru iyo tata ikagenda buke nyine ifite n'abantu bene barushe kurusha abandi bamwe bakagenda n'amaguru ariko imodoka ibari imbere nyine ku buryo itogenda ngo igere kure ibasige kuko twavuganaga n'abandi nabo abari baragiye mbere bagenzi babo ngabo bari uko baja za Bukavu nabo ntibari kure cyane barabitondeye tugenda gahoro turaza turenze za Mwenga itata kuko yari kwigenda ikundura umuhanda n'imihanda yiri itameze neza iyi double cabine yaza igasa nkaho istragolinze cyane mu muhanda kubera tata bisaba ko double cabine ije imbere
akaba ari igendera imbere ya tata ngo tuje kugera gutya twumva amasasu. wowe wari mu yihe? nari mu y'inyuma, iyo tata bari mu itatu. na Moise bari y'imbere ari rimwe abantu nk'11 harimo abayobozi nyine bari harimo abayobozi bacu twari kumwe nk'5 n'abagore nk'3, akabamo na tangu n'abandi banyarwanda nk'2 mu zindi force z'abanyarwanda. nuko twumva amasasu aravuze imbere, tutari kure duhita tuvaga muri tata tuza kureba icyabaye imbere, ariko nyine amasasu arakomeza nk'intambara yabaye. naho ni kujya abantu benshi ntibari bazi imodoka b'abasirikare bagafata nk'abashi abana b'abasore batwara imodoka, akaba shoferi nawe nta training ntaze ibintu, haza nk'ahantu k'agateremuko hakaba agakorose gutya, bamaterega muri ako gakorose ngo itangire kumanuka gutya barayirasa, shoferi babamurasha ukuboko yamakingura yita hanze, imodoka yamiguma iragenda neza ibahagarara mu maso ta shoferi. urumva abandi kugira ngo basimbuke birabagora. iyo agira ubundi yaba nk'umusirikare yari kwihuta akabacamo cyangwa se agahagarara ikiri kure, abasimba bagasimba. iwe yavuyemo wenyine, urumva nimba yari locked, abandi baraguma baragenda bama bagera mu maso, umuntu yagira ngo aravamo bagakubita, wogira ngo avemo bagakubita. twaje kuhagera hagize abarokoka n'igitangaza. n'ubundi harimo abantu 11, 5 barapfa 5 barakomereka, havuyemo umuntu umwe utagezweho n'urusasu. tumva ko bari babamaze. habe n'abandi harimo nk'abagore bamwe barashe akamajyama mu muhanda, bakaza bakazamunyuraho bakagira ngo yapfuye, ariko nawe ari amayeri yagize nyine kugira ngo bataguma kumurasa, bamwita intumbi, bakaba barokotse gutyo. ubwo amasasu aravuze, murasimbutse imodoka tuyivuyemo turirutse turagiye, dutangiye kurasa hajya nyine twumva bakomera baragenda nyine mu mashamba, binjira igihuru barahunga. ni gasikaga inyuma y'ikasika neza, twari tutaragera kasika neza, hagiye nk'amasaha ngahe kugira ngo tugereza kasika, hari hakiri inyuma. nuko tuhashike dusanga abantu babarashe babamaze atangu bari bamutobaguye amasasu menshi aho miso niwe bamye bamutobagura, mwasanze yari ataravamo umwuka, ariko ari ibice bamurashe cyane, bamurashe amasasu atari munsi nka 20. niwe bahise bamurasira aho ngaho mu modoka, kiri mu modoka. niwe barasiye mu modoka, ntiyigeze ayivamo. yarasohotse nyine, twasanze bamurasiye hanze, ni nkaho bamurasha hasimbuka. ariko bari bafite n'imbunda se, ahubwo bene imbunda nini za pistol? ntayo bari bafite. n'abari abasoda bato bari kumwe indani bose ntabari bafite imbunda nini? abasoda bato bari kumwe n'umwe w'umunyarwanda wari wesikotinze sebuje, nawe yararashwe bene aha mu gituza gutya. uwo shebuja niwe wavuyemo atarashwe. uwo yarakomeretse uwo munsi witiwe cyangwa yarapfuye? yarakomeretse, yavuriwe i Bukavu mu bitaro, tugeze i Bukavu. ariko nyine bari bamurashe bene ku mutima, kujya umuntu warashwe bene ku mutima ntigwinjiye, ariko kazananirwa guhumeka, kuko bene umuntu azahumeka akazahaguma akagira. yari ameze nabi ariko rutinjiye. urumva hapfiriyemo Moise na Misoni, n'undi muhungu wari Yosi, ngo ni Antoine, bari umusita uwo mu Mibunda. ko twageze ntari nzi ko
ngo ni n'undi muhungu wari chief escort wa Moise ngo ni Felix abo si batanu Moise Misoni Wosi chief escort wa Moise Felix umwana umuhungu umwe twabanaga umunyamasisi wari yose abo nibo bapfuye hakomerekamwo uriya Santos abagore babiri na Santos n'uwo munyarwanda ariko iyo twasanze batameze nabi cyane tuhagerega seni birarangiye imodoka yabagezeho amahirasa amapine aratobagurika twasize aho tuyitwitse nuko turakomeza mwese imirambo n'inkomere mu pakiye mu itatu twamatuza n'akasika tuhasanga za fosi zindi zose wenda niho zari zarabarindiye niho zari zaturindiye kandi urumva twari tugiye kuzigeraho hari ahantu hagufi kabisa ngo tuhagerega baravuga ati abavuye za Kindu twarahageze turarya tugira gute mwaraye aravuga ati force zivuye Kindu iboni bakomeza twama dufataga yatata ijoro ryose twaje kugera i Bukavu nko mu masaha 8 z'ijoro abandi mubasigaho abandi tubasigaho ngaho tuzanaga na za mayiti zose n'inkomeri no muri hopitale ya gisirikare ya hari i Bukavu aho bitaga kuri FAC hari ya Nyawera binjira ibitaro nubwo na ceremony gazo guhamba abandi bose twazibayemo urumva abaturage bari barahunze Bukavu babaza Kamembe ariko mu minsi yose birirwa za Bukavu bateguraga ikiriyo barabahamba nuko nayo makuru niko zagenze nzira cyane. Hanyuma turangiza kino kiganiro reka mbaze ikibazo kimwe gusa no kuvuga ngo aho hose mwanyuze hose hari mwiyatari mugani w'Abaswahili ahantu ubona utazibagirwa habaye ikibazo cyane wumva biraranga ubuzima bwawe ahantu harushije handi kuba habi kuri wewe ndavuga kuri wewe kuri njyewe muri iyo hari yose kuva mukigotewe muri iyo nzu mu mujyi wa Kindu nuko mwagenze hose ahantu ubona hagusigayemo cyane nk'ahantu waragiye gusiga ubuzima ni hehe? Okay, ibintu bya gisirikare ahantu hose mwagwaniye haba hari danger kandi haba hari hasiga ubuzima ubu byiteguye ko byoba wabona utambutse akaba ari amahirwe nyine ugatambuka ariko muri Kindu ntawari uzi ko hari umuntu uzovamo ugereranyije n'ukuntu abasirikare bari baturuta n'umwuka mubi wabaye mu gihugu cyose tanzira umuntu yatekerezaga ngo ubone ngo hano mwari ko mubona nta buryo kandi ntabwo bafite zizatuma babahezera mu mutahe ntibikunda niyo boyibaha abo muri Kindu tanzira mwari kunyuramo ngo muve muri province muzogere mu yindi kandi urumva twagize RCD yarateye abasirikare bose b'abanyamoko bagenda bahunga bajiriye natwe duhunga ariyo tuva urumva aho bose uburyo mutaje muhura nabo benshi urumva ahenshi ibo bakomeje inzira y'umuhanda ariko twe dufite abagayidi batunyuza izi pori kugera tugeze kuko umuhanda wari kure cyane kuri twe kandi hagasubira hakaba muri danger kandi dufite amafaranga nta mpamvu yo gukurikira umuhanda wose aho twageraga twabwira abaturage muzamunyura hehe kugira ngo muje muri site noneho bakatwereka inzira zabo nimba ari iz'imirima cyangwa ari aho bazabanyura bonyine kuko ndibuka hari ahantu twari ko tunyura mu mashamba mukaza mu biti bene bya bindi hatari inzira nyine ariko dufite umugayidi tuzi ko ahatujana ahantu azi
Okay. bene uko nguko ikindu kabisa sinari nzi ko tuzahava muri iryo shamba naryo iryo shamba urumva ko twari twihebye umuntu yari kuvuga tugende dupfe ku bitekerezo byacu ariko kabisa ntawari uzi ko aho hantu tuzohava kimwe no mu zindi nzira twari tuzi ko nitugwana tudafite amasasu se yari zavuba ari mu mbunda nta masasu yari zavuye kumva nubwo intambara yokomera ntimuhava ariko pole pole mwagiraho cya mukabona muratambutse ambushi mwagiraho cya akaba ari ihunga ukabona muratambutse nta kintu kibaye bene uko nguko ariko inzira yose yari danger akandi kabazo kanyuma hari nk'amakosa waba warabonye wenda muri komandema mu bayobozi banyu mu byababayeho byose ari nk'aho ushinja nk'ubuyobozi bwanyu wenda ko hari aho butitwaye nabi bituma muhagirira nk'ikibazo runaka? Oya kabisa ibyabaye nibyo bene kujya ni nkambushi iba yabaye nabo ntibaba bayiteganyije nubwo uko batuyoboraga twose kose umusirikare hari ukuntu bakuyobora ugasa n'utemezanyije nabyo ariko nyuma ukaza gusanga nibyo bitanze umusaruro aribyo bibaramiye urumva nko uko kuvuga ngo duhunge ibyo yari inzira mbese umuntu utogaya cyangwa ngo uvuge ngo bagizeho cyahari kuba ikindi kintu ahubwo uko babikoze nibyo byaturaniye kurushaho n'inzira zose twagiye tunyura nazo nuko mu ishyamba naho nuko twabaga tumaze kuruha tukumva ko ibyo baba batujanamo nta bukiriro buhari abantu bagakenera gupfa ku gitekerezo cyawe wiyoboye ariko n'ubundi ibyo bakoze nibyo byaturamiye mbese kubakurikira nibyo byaturamiye urumva ko abo bandi bayobye bagiye gutyo ariko gukurikiza ibitekerezo byabo nibyo byaturamiye. Sawa, urakoze cyane kandi tuguha pole kuri ibyo bihe bigoye wanyuzemo kandi ukayiburiramo bagenzi bawe. Urakoze cyane rero kandi tugushimira cyane ko wihanganye ukaba waduhaye kino kiganiro. Murakoze cyane.